kuba twibaza tuti wenda ntitwaba duhagaze ahangaha imibereho ya Mutabazi imeze nabi ku buryo ashobora no kuba burara muri Kigali ubundi ubayeho ute muri iyi minsi. Kigali ntabwo nyituyemo nta na ghetto nta nake nzajya ntaha ibyumba uko byamera kose nzagaruka hari ibyo naganiriye na madamu twemeranya yuko mba ngiye mu ntara kuko nawe nihatuye. Abantu benshi bibaza ko iriya nzu wabagamo utayibagamo ahubwo wajyaga ugiye kurangiza fair bavuga kimwe ngo kurya abana cyangwa kuko nawe wavuze ko yari yo kwifashisha wavuze ko ari yo kwifashisha wifashishirizagaho iki kandi cyane hagaragara aho kivuga iki Mutabazi iriya nzu ni yari y'ubusambo washoboraga kuba yanyayeho kuko matera bayibonye yagaragaye ibizinga. Yes, uyu munsi rero nkuko mubibona tukaba turi kumwe na Apotre Mutabazi akaba ari nawe tugiye kuganira mu buryo burambuye. Turi kumwe n'ibitangazamakuru byinshi bitandukanye ariko turasana kuganira byinshi bitandukanye. Mutabazi uraba neza? Ndabasuhuje abanyarwanda mwese ndabashuje mwari maze igihe kigera nko mu byumweru bibiri mutambona. Ntago navuga ngo ndagarutse kubera ko ngarutse gusezera sinzi uko icyo gihe babyita kubera ko ndabizi ko muri abanyamakuru bakora showbiz abenshi ariko nanone ngarutse mu isura nshya y'umunyapolitike. Sinkiri wa musesenguzi ngo wenda uri bumubwire ngo sesengurira ibi, sinkiri wa muntu uri buvuge ku bya showbiz n'ibya mitemeri y'abakana kana baruntuza ariko ndagerageza gusubiza ibibazo byanyu ko byamera kose. Abantu muri showbiz ikintu bakundira ngiyo umuntu mwamufashe nk'umuntu w'umustar cyase ufite izina ngo rizwi ikimubayeho mubasha kumutega kamera cyangwa se kumutega microphone. So rero nagiraga ngo ntazamara ukwezi nashyira 2-3 ntaboneka abantu bati Mutabazi yishe itangazamakuru kuko sindi Mutabazi yishe itangazamakuru. Nimba wenda hari n'abakoze ibitero cyangwa se bakanga bayi ibitero bagamije kubanga Mutabazi ngo ari disappearing tumubure cyangwa se atinye kugaruka mu ruhame, ntago nabikoze kubw'impamvu yabo, nabikoze kubw'impamvu yanjye ijyanye na kariyeri yanjye ku buryo rero nta kibazo mfite kuba na facing itangazamakuru. Nkaba nifuza ko uyu munsi munagerageza kumbaza ibibazo ko icyo utari bumbaza uyu munsi ntago uzakimbaza iteka ryose. Wenda haniho ushobora kumbaza ikintu singikwepe next time niduhura mu bundi buzima hari igihe uzambaza nkagufata nkaho rwose ibyo uri kuvuga ntari no kubyumva. Ariko byibuze uyu munsi ndagerageza gushyira umucyo ku bintu bimwe n'ibindi nubwo wenda ntari bwinjire mu mizi, reka nkore ijambo ryo kwinjira mu mizi ariko byanga bikunda. Ndagira icyo mbwira abanyamakuru ko muri inshuti zanjye Gakire niwe nyishyiriye salon de coiffure mu kanya. Hari n'abantu bari ngo Mutabazi ngababeshya mani ngo ntago yakubise kuko bitwa bibaho. I'm not too, I'm blocked. To be blocked ni ibintu bibaho. Ahubwo noneho ni cyetse rimwe mwarafunguye deba yo kuvuga ngo ntago umuntu umwapotre yaba block for some months for some. By the way abantu banakoze biriya congratulations cyase tubakomere mu mashyi bravo. Revenue zanjye zari ku 150 ku kwezi bazisubije kuri 0. Ako ndi Mutabazi inoffensive ndatangira kuri 0 nongere nzubake. None se ubundi wagize ngo nazigezeho kubera ko ni ibintu twavunikiye turabyubaka. So rero ntago turi abo bantu batinya gutakaza revenue zabo. Uretse ko ubwo nibigira mu mategeko n'imbere ya Nyundo n'ingingo yo muri constitution ivuga yuko umuntu abuze ubwishyu nta cyabazwa. Hari igihe umuntu akora ibintu aziko bigiye gutuma yishyurwa ahubwo akaba agiye gukuma ingingo ifatika yo gutuma mbere mucamanza mbumwere kabiri. Mutabazi mbaza ibibazo byanyu ukomeza kuba ukomeje kuri revenue izo revenue muri yana kwibaza ubundi mu buzima busanzwe Mutabazi akora iki? Umunsi turaza kubaza ibibazo byinshi cyane bitandukanye cyane ko duhagarariye abanyarwanda muri kano kanya. Ko revenue bazisubije kuri 0 ubwo Mutabazi uyu munsi nta kintu akora kimwinjiriza uretse kwandika ibitabo no gukora ama conference. Conferencier uwo ni umwuga ni kariyeri kiretse wenda umuntu bimpakanya nimba avuga ko Les Brown nta cyakora, Tony Robbins akavuga ko ari imburamukoro cyangwa se ari jobless. Kuba rero kariyeri ndi kwiyubaka nyihera kuri 0 ibivuze yuko iyo kariyeri idahari. Ibyo bihumbi 700 waruvuze winjizaga byavaga mu maturo kugira ngo utandakaza muri interview ko babivanyeho. Reka ahubwo mbaze ndi gupanga gukora ikintu nongere mbise narimbaje ngo byavaga mu maturo. Oya 750 tutarimo amaturo yo ndacyayarya. Ituro riracyaza. None se wagize ngo iyo abantu bavuze kuri rero hari igihe basa n'ababeshya abanyarwanda ko abanyarwanda bose bavuze kuri oya
hari abantu baba bazi amavuta turiho n'umuhamagaro turiho ibyo abantu bavuga ibyo ari byo byose rero bagakomeza bagakora icyo bagomba gukora by'ukuri rero sinavuga yuko wenda impande zose hatagize ikihahungabanya ariko reka tuve mu by'amafaranga ninjiza igihe ari nuko muri ubu buzima n'urugendo habaho amataba hakabamo n'udusozi usanze mu itaba rero nanyitegeje ku gasozi ibintu byo ntago ari ibintu byo kuba umuntu yabidoginga cyangwa ngo abikwepa kwepe twivuga ku mafaranga ninjizaga ntakinjiza kuko nimba nafite kontra y'ubusesenguzi ya 150 uyu munsi nkaba ntashobora gukora ubusesenguzi ayo ntago navuga ko ari nabo bayajyanye amahitamo yanjye yatumye yigizwa ku ruhande sinanavuga ko n'uyu munsi atari n'abashaka kumvuga ngo bampandi ma contract ariko ntayo ndi bwemere kuko ngiye ntago ndi umuntu uyoborwa n'amafaranga umuntu antunze nyoborwa niyerekwa nyoborwa na dreams inzozi mfite nyoborwa na passions ntago ndi umuntu ngo ko bantunze amafaranga uraza yakurikiye nk'imbe bikurikiye akantuza mu ntuza so mu by'ukuri tuve kuri ayo mafaranga cyetse ahubwo numbaza turateganya none ko uzajya uyakurahe ahubwo ngiye kukubaza ngo ideni rigeze he ryishyurwa rya Landlord ibyo ngibyo bigira uburyo Mutabazi n'umunyamategeko we babirebera hamwe n'andi madeni ntabwo Landlord ari igitangaza hano mu isi ntabwo ari igitangaza ibyo bizashyirwa mu gasobane kamwe n'andi madeni binahurizwe hamwe n'uko ibyo bakoze byari bitajyanye n'amategeko bihuriza hamwe n'uko byarimo kunesha agaciro ingingo ya 14 mu itegeko nshinga itabibemerera bijyanishe n'uko byatumye revenue zanjye zihinduka zero so mu by'ukuri rero ibyo ngibyo tuzabireba bijyanye n'icy'amategeko yemeza ingingo ya 14 mu itegeko nshinga iravuga ngo uburenganzira bwo kudahungabanywa ku mubiri no mu mutwe umuntu wese afite uburenganzira bwo kudahungabanywa ku mubiri no mu mutwe ntawe ushobora kwicwa urubozo gukorerwa ibibabaza umubiri cyangwa ngo akorere gome uretse ko sindafata umurongo wo kujya mu nkiko neza ariko abantu basenga Imana ubakore nka yirindwi cyabakora y'iminsi 20 na basate Mutabazi atafata inzira y'amategeko kuko umuntu wese wamimbi n'ikinyamakuru yamimbiye ari je bose nakitendeka kandi muri inshuti zanjye ariko ntago ndafata umurongo byo mbateguje ibikorwa bidakwiye umuntu ntago wemerewe kubimukorera cyangwa ibimutesha agaciro nimba ibintu abanyarwanda bakoreye Mutabazi mutesha agaciro ibyo umucamanza niwe wabigena cyaka byemeza kabiri nimba bari bafite amakuru afite ibimenyetso fundi tini uko nabanga imibare n'ibimenyetso ibyo nabyo nibo babizi udufashe kugenda tunamenye ni bande uri kuvuga bagusize icyasha cyangwa se ni bande utunga agatoki rwego ndiho ntago ruri ku rwego rwo kuvuga umuntu uwari wese mu kanwa kanjye haba ari itangazamakuru cyangwa niba bande bakurega n'umurongo njyamo wa politike ntago upfa gushyira abantu mu kanwa kawe n'izina ry'umuntu mu kanwa kawe buriya waba ugiye hanze ya protokole z'uko umwuga ukorwa ariko ababikoze bariyizi ubwo wenda umunyamakuru watanze ikiganiro kubavuze ko ngo hari umwana ngo w'umwaka n'igice buriya wenda hari nk'akantu ka message yamweretse se wenda yamweretse nk'ikintu kigaragaza kananzi cyangwa se tujya tuvugana cyangwa se umuntu abyana n'undi nta n'agafoto bafitanye byanga bikunda abanyamakuru b'abanyamwuga mu nakuzanira inkuru twika murebe n'ahantu muhera mufatira nk'uwinzu wenda we yarafite ahera afata ibindi aragobyora ibindi aragobeka ariko nimba noneho umuntu nta n'ikintu afite uti haravamo views ko nabonye se nta nizihari nabonye nta na view nene mu 15 afite kandi views kuri Mutabazi kuzimukoreraho ntago bigombera ngo ugoreke ibintu himbi bidahari hateje uzavuga ngo hari no waje kuri Twitter anyita ngo homosexual kind of abantu ba control n'ibyo bavuga burya niyo byaba ibinyoma ugomba kubiya suite logique ku buryo umuntu byumva biva go beton histoire iva avaler ibyo bintu kameme hari ibintu burya abanyarwanda ni dusirimuke ko views zo zirahari Mutabazi we ni views zigendera Mutabazi kuvuga ko ntekereza yuko kuza uhimba iby'umwana bitakoze views nk'izi nyogosho iya nyinginga sakanantereta nkakora indi nyogosho
ahubwo tukira ku kipike yavuyeho wo kurema views ntabwo mujya kumubeshya Mutabazi kabiri mw'abanyamakuru uretse nawe uri inshuti yanjye nawe nubwo wanyogosheshe ariko ubushuti bwawe ndabukemanga niwe Mutabazi twese tujya tubishyira hanze none se wampamagaye sinibuze muri interview ufite umusatsi mwinshi nta mafaranga ari mu mufuka wasaga ari no kuri banki ariko ntayari mu mufuka urishyura ibintu bigenda neza wishyuye n'ibihumbi bitari munsi ya 5 banakubone babone kuri umuntu w'umugabo ariko tuve kuri icyo ngicyo ntabwo niyogosheshe igihumbi tuve kuri icyo ngicyo nubwo wanyogoshesheje tuve kuri icyo ngo nishyujwe 420 none Sam ni wakwera kamera mujya gukorera views muhitemo yateranya mujya ko uriya mugabo ubundi gihe nabahereye views ndi umuntu wo mwajya guscrutininga kuba narinda njya no kubarega ngo mwankoreye ibintu bintesha agaciro hejuru 400 uri Mutaba kandi abagabo hatagwa abandi nagesheje miliyoni byibuza muri views muri kinyamakuru kimwe ibyo mbona ari byo wakabaye warahereyeho ikiganiro wakoze cya mbere mwese mujya gukora ibiganiro cyo kuki mutakigarutse abundi ko mutari kumbaza byabaza mu muvuga ngo twabona kuri gutwika ni nyundi Mutabazi tugiye kwinjira mu kiganiro neza tugiye kwinjira mu kiganiro neza nyuma yo gusaba Paul Kagame waba usabye abanyamakuru none se ubwo ibyo nibyo nkoze nyine nshatse kwabwa ngo mu b'abanyarwanda basirimutse imvugo nkoze ishatse nko kubagaya si ukubasaba iyo biba kubasaba nyine ubwo nafite ubundi buryo nabasabamo ahubwo ni buri wese mu ikiganiro amereza senkani kanakubeshya kare exclusivity kandi nagiye abantu 100 Mutabazi tugiye kwinjira mu kiganiro neza mu buryo bwimbitse tunahereye n'uburyo ugaragara udusubize uranagenda buri wese amereza udusubize tugishyire ku mwanyise umuntu wakubiswe ubwo mwanyise wakubiswe rero urese aravana amereza n'ubana utamereje nugishyiraho nkurege reporting byukuri rero turi inshuti ariko hari ahantu namwe muba mwakotoye hari ahantu bamutabitwaye neza ariko nawe ari ibintu bishaka guheza abanyarwanda ari amakuru ushaka kubaha kandi biranyura ahangaha reka tukubaze rero twinjira mu kiganiro neza byimbitse uburyo ugaragara ibushize abantu muri press conference bakubonye ufite pike mu mutwe bitanye no kuvugaho byinshi bitandukanye bamwe urunyumaranye n'amezi kuki uyu munsi takigaragaramo byagenze gute ndi guca mu bibazo kandi byanezeza kwishyiraho nta bibazo ndi gucamo hatagira uyimbonaho n'ibibazo ndi gucamo ugasanga atangiye ubwo si byo wahereye urimo kumusaba ukabonye atagusubije atagukemuriye ibibazo ukabavuze uterekanye sibe n'ubundi byose ni kimwe nta kintu byatanze ni igitekerezo cyawe cyangwa n'icyo ni ikibazo uri gatumwe abanza usobanura nimba ari igitekerezo cyawe ni ikibazo nagira ngo umenye ubwonko ndi kudiringa nabo ndagira ngo ibi bintu bisobanuke neza imvugo nakoresheje yarenze ubwenge bw'abantu batari bake hano mu Rwanda na wenda bamwe muri mwe nabo barimo abandi bigiza nkana kubw'inyungu za views ariko hari imvugo mu byo bita figure de style mu buryo bw'imivugire habaho uburyo bita sarcasme muri iriya discours nakoze cyambwirwa ruhame hari harimo sarcasme zigera muri 2 iya mbere naho nari navuze ngo nkuko udashobora gushyiraho urwibutso rwa jenoside y'Abadage mu bijyanye na jenoside yakorewe abayahudi ngo uvuge ngo kubera ko hari Abadage wenda Staline yaba hari ababashije kugwa ku rugamba rwari rugamije kugera iberere ngo bahagarike jenoside y'abayahudi yakorwaga n'abanazi abanazi bakaba Abadage ariko ntago Abadage bose ari abanazi ibyo bihura no mu Rwanda kubera yuko abakoze genocide bitirirwaga ubwoko runaka bwa nyamwishi kandi ntago intera hamwe zari zinagize kimwe kiwenda cy'icumi cyabo cy'ubwo bwoko nkavuga ntariko mu gihe turimo dukora ubusesenguzi bw'ubuhanga ibitekerezo bigibwaho impaka Mutabazi nkavuga ni uyu mumama wenda wowe kamuvuge muhoza vigitwara ko ari no muri bake bangaruye muri media kuko mwagiye kunyibasira wamaze nk'icyumweru anyibasiye nge na Dr Bizimana ngo dusige dukora ibyaha ngo leta katureka noneho ndashaka kugira ngo Muhagame asobanure Mutabazi nibihe byaha nakoze leta ikandeka kuba umuntu arimo avuga ngo arimo atandukanya abanyarwanda ngo yango narabingo navuze ngo nabajije ngo iby'urwibutso rw'abatunga ariko ngo nyuma ngo naraburanye ngo muri East Africa ngo urukiko rwa EAC ngo ndatsinda okay usigaye uza gusenya abanyarwanda n'ubumwe bw'abanyarwanda witwaje ko nujya kuburanira mu banyamahanga uzatsinda so byanga bikunda rero Mutabazi hari itegeko ry'intambara rivuga ngo kandi koko uyu muntu ngari muri ubu buzima abafashije mu ntambara
ndetse Paul yaravuze ngo Imana imfungura umuryango ujya mu mirimo migari ngo n'abandwanya babaye benshi. Simbuje abantu kundwanya kuko ubushobozi Mutabazi mfite nubwo kurwanwa n'abangana n'abangwanya gukuba inshuro 10 bose ukabateranya kandi bose bakajya bazinduka ari wo mwuga bakora bana byishyuriwe bose ngashyira ku murongo nkafata dayimoni nkazishyira mu mapaki cyangwa se mu ibaro nkakubita ngohereza mu kidaturwa. Rero umuntu utekereza yuko ndi ku rwego ngo buriya ngo bamukomye Mutabazi ntago bivamo. Sinzi niba namwe mwarabibonye reputation ya Mutabazi ntago uza kuyinyeganyeza muri media uko wiboneye ngo bikunde. Sinigeze ni branding nka marayika ngo nze nivuga ngo ngiye Mutabazi mfite amababa ngo ndi marayika ngo Mutabazi abanyarwanda bamufata nk'umuntu ufite ibitekerezo byazamura GDP y'igihugu. Iyo rero udashoboye kwataka ibitekerezo bya Mutabazi titote ufunga umunwa wawe abo bazimu bakurimo bakagupfubiramo. Naho iyo ushatse ngo ndaza ngo mvuga utungutu nimba umuntu anzi ibitekerezo bure nko kwataka umuntu ukoreshwa ibitangaza wenda akaba yasengera kanseri gakira ngo inzoga nta n'ibimenyetso uzanye nimba gisengera kanseri zigakira rwose atake yawe nta kiramukoraho. Ndi umugabo watatswe no mu Rwanda. Abagabo bakomeye nka Batibi Joshua muri Lagos baratatswe. Abagabo bakomeye hirya no hino nka abapasiteri baremereye ku isi ugiye kureba ibibavugaho bitari byiza muri Amerika ba Bishop T.D. Jakes n'abandi batandukanye ntago babavuga bose ngo bavuga ibyiza. Ariko igihe umuntu afite ijambo rihindura ubuzima bw'abantu akaba gifite ijambo rihindura ubuzima bw'abantu utwo tuntu ufite tudafite ibimenyetso tumera nka ya mirimo Paul yavuze ngo imirimo imwe izapimishwa umuriro ngo ishonga ishirire. So mu by'ukuri rero reka turebe ibintu mu ubu buryo. Mutabazi ni views zigenda ariko inyogosho iye irazikora aho guhimba utuntu twana kujyana mu rubanza aho kugira ngo uvuge ngo inzungo niyishyuye kandi wenda utinjiye mu mutima w'ikibazo neza ngo ubone ko harimo nakagambane. Ngi burana ari kunezezwa n'umunyamakuru ari kuzavuga ati aho kugira ngo ibintu bisakuze kuba bikoze yarazi tariki impemberwa yarazi tariki 1750 mbyinjiriza yaziye mu matariki azi neza yuko muri minsi nka 15 ngo nyafate kandi ari byo twari twaravuganye ntashaka kuzana hano ninjya mu manzi ubwo wenda nibwo nzabizana. Ariko hari kuza umunyamakuru 2-3 bavuga ati aya turayateranyije ahubwo we Mutabazi uraduha exclusivity mara ukwezi kose kubera ko urabona turayishyuye kuko wenda ayo idea creative idea itabajemo it's okay it's fine mwari ko wenda se munatambamiye views runaka ariko nigarukiye muri iriya mvugo yanjye harimo iyo sarcasm ivuga ngo uko utazana urwibutso rw'Abadage mu Bayahudi cyangwa se i Tel Aviv ni nakutazana urwibutso rw'Abahutu i Kigali. Iyi ni sarcasm yo kuvuga ngo nkuko uruzanye i Tel Aviv rw'Abadage bakutera amabuye ni nako i Kigali nuzana urw'Abadage b'i Kigali bavuyemo abanazi b'i Kigali nubwo ubwoko bwose butari abanazi nanone ntagura muri mukuri. None ngeze na hariya ni nko kuvuga ngo nimba imvugo mvuze ngo abanyamakuru bakabe barishyuye suko mvuze ngo mwagomba kwishyura ahubwo nshatse kuvuga ngo bisoundinga kuvuga ngo ni gute umuntu wabahaye views buri wese miliyoni akayishyuza bijyanye n'ibiganiro namuhaye wenda ubona haye bike akaba yarishyuje amadolari 50 wenda niyo navugayo ni gute 400 mu bibesije inkuru none ukabona buryo umunyamakuru ashobora no kugoreka inkuru ikava hano byari byo kuvuga ngo gete umuntu yifashishaga mu gihe umuryango uba mu ntara ntago hari ukuntu bimeze bitari gusobanuka neza ugategereza na version ya Mutabazi ariko mu gihe ibyo byose utabikoze ahubwo abantu bagahita babyambikisha kuvuga ngo Mutabazi ngo ageze ku rwego abura yo kwishyura inzu. Nge nabaga mu nzu y'ibyumba 5 muri Kigali nari narishyuye amezi nanasizemo amezi 2 nigira mu ntara ndavuga nti reka mbe nigiriye kurya ibikirayi cyo mu majaruguru undi nzagaruke. abavuze ko iyo nzu yakorerwagamo ubusambanyi nicyo bababwira Mutabazi tukira kuri iyo neza ni ikivuga ngo imvugo iri sarcastic navuze mvuga umukuru w'igihugu abantu bagatekereza no Mutabazi deni rye nirye riri personal kuri we kuko ndatekereza yuko umuntu wese ufite ubwenge buzima yari kumenya ngo Mutabazi mfite abakunzi batari munsi byibuza y'ibihumbi 10 bumutse babandi barwara utabura kuri Mutabazi kutubuza abasanzwe na miliyoni yagera bigaragazwa na views mbagiraho
kuko nagomba naje ngo mvuge ibintu mbigobyorera aho ntekeza ko abantu bari bukunde. ako koze press Komeza conference nkomeze. nibaza mutaba Reka nkomeze. sorry Ntabwo atumiye uragera ku rwego rwo kunca mu ijambo. Usigaje imyaka 20 yo kuba wamvugiramo wowe. Noneho havuga ngo abo bakunzi simbuza abantu 10,000 bambwiye ngo nimbabere role model. Ndahamya yuko abanyarwanda basabwe kuba role model n'abantu runaka ni baki. Abo bantu ariko bashyira ku murongo hababwira ni mwikore mu mufuka tureko twayegeranya miliyoni 30 kuko njyewe iyo ngiye kureba ideni sindeba udumbi 400 ndeba ideni mu mwuzuro waryo. Noneho rero havuga ngo nimba ntarabwiye abakunzi banjye ngo niduterateranye, erega hari n'abagiye bagira ibibazo by'abana barwaye bakavuga bati muyaduterateranyirize miliyoni 50 akoneka iryitana. None se baturuja kuba twarakoze umunwa muri iyi media. Ubusenge sinari kuza nkarira nkarambarara nkikunenga niya muyateranye nkana recruiting abantu bari bumfashe kuyakusanya. Nimba rero ntaragiye mu bakunzi ngo nyakusanya, aribo nakoreye, aribo nahaye ibitabo by'ubuntu free copies. Ntago abantu bagomba gutekereza ko none ngiye kuza kuri his excellence, my role model, my hero, my everything, ngo ari we mbwira ko ahubwo ni figure de style nakoresheje mu buryo bw'imvugo no kuryoshya imvugo, sarcasm. Ahubwo ba bantu bakunda bango Mutabazi turakemanga, murakemanga ibiki mugiye nkoresha sarcasm muri literature. Ibintu byo muri literature nimba ubwabyo utanabishoboye. Mwagiye abantu bamenya intege nke zabo n'urwego bariho bakabyimenyera. Cyangwa se bakamenya ngo muri media at least nako baza Mutabazi. Kuko no kuri Twitter nahise mbyandikaho ku mugoroba ntarajya kure. Mbonye abantu batangiye kubigira birebire. Abano mwanyumvishe nabi imvugo nakoresheje yabisobe. Reka wenda nkomeze n'ibindi bibazo. Ese nta bindi bibazo ko ndi kubona umunyamakuru mwambaza kandi kamera Reka ikibazo gihari kugeza wenda cyane ibyo mutekereza ko biri ambalasa ibyo byari mutekereza ko bisebetse cyane. Nicyo twari tugiye kukubaza kugeza ubu ngubu wenda utubwiye impungenge ufite. Natwe dushobora kuba dugize amakenga. Ese twakuba hari impungenge nyinshi zuko ibyo winjizaga byose bishobora kuba biri hasi. Ibyo ninjizaga hari wabinyubakiye. Reka tukubaze rero ikibazo kiragira kiti it's not impungenge, it's a challenge, and a challenge for me it's an opportunity. Kuri njyewe iyo haje ikimpinyuza aba ari igihe cyo kugira ngo nigaragaze no kugaragaza icyo nshoboye, kuko nje icyo ngicyo nacyo ncuruza iki mu bitabo mba mfite. Ngo nimba uri hasi, nimba wakubiswe, c'est pas la fin du monde, après les échecs la vie continue. Ushobora kongera kurikira inzozi zawe, ushobora kongera ukagera kuri target zawe. None rero ikibazo kiragira kiti ibyo bije na amahirwe abonetse neza cyane. Ikibazo rero kiragira kiti aho turi kumwe ahubwo ni
cyane.